Ikigo RNIT cyangwa se amagambo ni impine yo mu rurimi rw'icyongereza bivuga Rwanda National Investment Trust. Ni ikigo cya Leta cyashyizweho kubera impamvu ebyiri nyamukuru. Impamvu ya mbere ni ukubera ko nk'igihugu ubu dufite vision 2050 aho igihugu cyacu gifite intumbero y'uko abaturage bacyo bagomba kuba bafite ubukungu bwisumbuye ndetse n'ubukungu ku rwego rwo hejuru. Ibyo bintu rero kugira ngo bigerweho bisaba ko buri munyarwanda wese aba afite icyo yinjiza kandi n'uburyo abayeho mu rwego rw'ubukungu. Niho n'igihugu cyacu cyazagera kuri urwo rwego rw'ubukungu bwisumbuye. Bivuze ko rero inshingano ya mbere ni ukwigisha abaturage cyangwa se buri muturarwanda wese impamvu kwizigamira ari ngombwa. Kuzigama bitabaye kuvuga ngo ni ukuzigama kuko ufite byinshi usaguye, ahubwo bikajya mu mico yacu yo kuvuga ngo kuzigama uzigama mbere yuko ugira icyo utangira gukoresha cyangwa se icyo ubonye cyose mbere yuko ugira icyo gikoresha ukabanza ukazigama. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Iya kabiri dufite mu nshingano ni uko ayo mafaranga abantu bazigamye ashorwa mu buryo bwa kinyamwuga kandi ayo mafaranga akabyarira inyungu abizigamiye. Nuvuga rero dufite izo nshingano zo kwigisha mu bijyanye n'umuco wo kuzigama, ariko hakabaho no kugira ngo amafaranga yazigamwe n'abanyamuryango bizigamiye acungwe mu buryo bwa kinyamwuga, inyungu igirira akamaro abantu bizigamiye. Izo nizo nshingano ebyiri. Cyagiyeho ryari? Cyagiyeho mu ntangiriro ya 2016 nibwo mu rwego rw'igihugu cyashinzwe cyangwa se cyatangiye ku mugaragaro, gitangijwe na nyakubahwa Premier Ministre, Minisitiri w'Intebe, gitangira 2016 ariko mu by'ukuri gitangira neza gukora 2017 nibwo ubwizigame bwatangiye kuboneka. Kuva icyo gihe kugera uyu munsi tubona ko abanyamuryango baragenda biyongera, kuko ubu ngubu bakaba 40,000, yewe n'amafaranga y'ubwizigame yariyongereye ava kuri miliyari 3 muri 2017 bakaba yarasaga miliyari 50. Miliyari 50, ariko hakaba hari n'abagenda bayakuramo kubera yuko ubwo bwizigame nubwo kwiteza imbere ariko bufasha n'abantu gukemura ibibazo bishobora kubatungura mu bijyanye n'ubukungu. Nubwo rero abantu bafite ubwo burenganzira bwo kuba bazigama ariko bakagira n'ubwo burenganzira bwo kuba bagira amafaranga kuyikenuza igihe bibaye ngombwa. Ndumva muri make ari cyo nabambuza mu bijyanye n'impamvu yabyo, ariko nkabashaka no kugira ngo nshishikarize abantu batari batangira uwo muco cyangwa se kugira uburyo bwo kwizigamira. Tubabwire ko ubu buryo bwashyizweho na Leta, ni ikigo gicunzwe mu buryo bwa kinyamwuga kandi n'inzego zikiyobora zose zirahari, ku buryo umuntu aba agomba kuba afite umutekano w'amafaranga y'igihe acunzwe. Yenda muri make nababwira ko dufite ari ubuyobozi, ari n'inzego nakwita inama y'ubutegetsi, ni inama ishyirwaho na Leta, kandi tukagira n'abashinzwe isoko ry'imari, no kuvuga hari ikigo bita Capital Market Authority, abantu barakimenyereye, nicyo gicunga ku bijyanye n'amategeko n'amabwiriza uburyo bibahirizwa, ariko tugira na banki nkuru y'igihugu yo itanga uburenganzira bwo gucunga ayo mafaranga y'abaturage. Nuvuga ngo hari inzego rero zireberera ikigo mu buryo gikorwa mu buryo bwa kinyamwuga, ariko kandi tunakora raporo ya buri gihe kuri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Izindi serivisi dutanga nizo kugera abantu inama mu buryo bwo gushora imari yabo, kuko hari ibigo byigenga, hari ibigo bisanzwe bifite business cyangwa se ishoramari bikora, ariko bakaba bakeneye kugirwa inama y'uburyo amafaranga yabo bashora kinyamwuga. Ibyo nabyo turabikora. Icya gatatu nuko tugira inama na Leta, kuko turi abakozi ba Leta. Igihe tubona ko hari igikenewe gukorwa mu rwego rwo guteza imbere uburyo bwo kwizigamira, icyo gihe tugira inama Leta yo kuba twashyizeho izindi skimu cyangwa se ubundi buryo bwo kwizigamira. Ibyo nabyo turabikora. Nkabashishikariza buri muntu wese kugira umuco wo kuzigama. Byonyine bizamufasha ku giti cye nk'umuryango we, ariko bizafasha n'igihugu kwirinda gufata imyenda cyane cyane hanze y'igihugu, kuko iyo amafaranga azigamwe menshi dukunze kuyashora mu mpapuro mpamyabwenda za Leta, nabyo bituma igihugu kibona amafaranga
yo gushora mu mishinga ikomeye ifitiye inyungu akamaro, ifitiye abanyarwanda bose akamaro, itanga akazi, bikaduha noneho na rya shema ryo kumva yuko ibintu nk'abanyarwanda dushobora kubyikorera tutarebye imfashanyo zo mu mahanga.